Nimugatsikire mutsinde inshuti twamanye, nimugacike intege izi nka tutazimanye, tujyane tudasobanya duciwe ibyago byica inka tunywa amata tubeho rwose twizihiwe. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Masituwarizme, turabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Ntaragira ikindi mvuga rero, hari abantu benshi bakunze kumbaza ngo mbese kubera ko ukunda gukoresha ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ndagira ngo mbamenyeshe ko nta kintu twakora tudafite amahoro avuye ku Mana. Buri kintu cyose dukora kiba kirimo umugisha uvuye ku Mana. Ikintu cyose uzajya ukora uzajya umenya nyine ko ufite amahoro, kandi ayo mahoro ko aba avuye ku Mana, aba yatanzwe n'Imana n'Uwiteka, niwe dukesha byose, ni rugira rwa byose. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi turi kuwa gatatu ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Reka tubabwire ngo muduhe amaboko koko niba mutwemera. Nifuje ko kuri iyi tariki natangirana namwe urugendo twifuje kwita nkunda amahoro. Urwo rugendo twifuje kurutangirana namwe, twifuje kurutangirira ahantu bita i Karenga. Ku bantu bahazi murabona iyi ngiyi ni parike nasiyonale, yahoze ari parike nasiyonale, niho twifuje gutangirira urugendo rwacu. Muraza kutubwira muri komenti ko mubyumva, niba mwafatanya natwe. Ni urugendo twise nkunda amahoro. Ubu ngubu kuba turi aha ngaha nyine ni uko dufite amahoro dukesha intare za Sarambwe. Njyewe Masituwarizme maze imyaka 2 mvuye mu buhunzi, ariko inshuti zanjye mwese murabizi, abantu mwabaye mu nkambi muzi ubuzima bwo mu nkambi, ubuzima bwo kubaho buri kintu cyose ugihabwa, noneho ukagihabwa n'utari umubyeyi wawe, biravuna, ni ubuzima buba butoroshye. Twararakaye, nimuzajya mutubona gutya nyine twararakaye. Rero twifuje ko twatangira urugendo tugamije kuzenguruka kugera ahantu hose intare za Sarambwe zifite ibyicaro cyangwa ibirindiro byaho hose, tugomba kuhagera. Sinzi niba muzaba muri kumwe natwe, ariko twe nibyo twiyemeje. Muraza kutubwira muri komenti uko nyine mwarwakiye uru rugendo rwa nkunda amahoro. Njye rero ndi Masituwarizme, reka mbasuhuze. Twatangiye, murabona ahangaha ni parike, ahangaha ni Karenga. Kuhagera nabwo ni urugendo rutari rworoshye, ariko byagenze neza. Ni ukuri twahasanze abantu batwakiye, baduhaye ibyo kunywa, ibyo kurya, batwakiye neza. Byakabaye byiza nyine twabiberetse aha ngaha kuri kamera, ariko ntabwo ariko babyifuje, ariko nyine mwumve ko batwakiye neza, ko nta kibazo. Njye rero nk'umwana w'umukobwa wabaye hariya mu nkambi, wuzi ubuzima bw'inkambi, navukiye mu nkambi, nkurira mu nkambi, kubwo amateka twese tuziranyeho yaranze igihugu cyacu, ariko siko twabyifuzaga. Twakuze njye na bagenzi banjye nzi, twakuranye, twakuze twumva dushaka kuzajya iwacu kuri gakondo, tukamenya inkomoko yacu, kuko aho ababyeyi bacu bakomotse byumvikane ko natwe ariho dufite inkomoko. Twarabiharaniye, twarabisengeye, nubwo byatinze, ariko ubu ngubu turashima Imana n'iza Sarambwe ko yabafashije. Ubu ngubu tukaba twaragarutse iwacu. Nk'uko natangiye mbivuga, maze imyaka 2 mvuye mu buhunzi. Ubu ngubu ndi iwacu i Masisi, aho mvuka. Siho nakuriye, yewe siho nanahekewe, ariko niho iwacu, niyo nkomoko yanjye.
kuko ababyeyi banjye bose bavukiye muri Congo, ubwo rero nanjye ndi umukongomani, nta mpamvu n'imwe numva yatuma nterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umukongomani kandi ariho iwacu. Gute se? Nta nubwo byumvikana. Ni amateka mabi yaharanze ariko ni ayacu, tugomba kuyasigasira kandi tukanaheraho akatubera urugero rwiza rwo kubaka amateka meza. Ibintu nyine Gisegeti yifuje ntabwo bizamukundira, nta na kimwe azageraho, ahubwo natuze duturane, tuba abavandimwe, duhuze, tujye turahura iwabo nabo baze gufata umuriro iwacu. Rega nta n'icyo byaba bitwaye no kuba yadutuma kuzana amazi, rega nawe yemeye nawe yatubera umubyeyi ariko abishatse. Ariko natanabishaka tuzaturana, uko bizagenda kose tuzatanga ibitambo, ariko iwacu tugomba kuhaharanira kandi tuzahabona. Nk'uko mubizi byatangiye, twarabitangiye kandi turakomeje. Reka turarikire n'abandi benshi bazaze dukore uru rugendo dufatanye. Urugendo twise Nkunda Amahoro ni urugendo rwiza cyane, twarutangiye uyu munsi ariko rwatugendekeye neza cyane. Twakoze urugendo rurenga ibirometero 100. Murumva ko nyine ntabwo ari urugendo rutoya, kandi nyine nta kintu kibi twigeze duhura nacyo. Abo twahuraga nabo twabasuhuzaga tukabona ko batwishimiye, kandi natwe nuko twari tubishimiye. Twishimiye gukora urugendo nk'uru nguru nyine rw'amahoro. Ni urugendo rwiza ruzadufasha kumenya igihugu cyacu ku bantu bameze nkanjye batakuriye inaha, batagize ayo mahirwe. Ariko ubu ngubu njye ndashima Imana ko yemeye ko ngaruka iwacu. Buriya buzima murabizi ni ubuzima buba butoroshye, duhora turi abantu babi, ngo abakobwa bo mu nkambi bifata nabi. Ariko ubu ngubu mureke mbabwire inshuti zanjye, mutinyuke muze twubake igihugu cyacu. Ayo mateka mabi yaturanze turi mu nkambi tuyasibe, twubake andi meza mashya. Ni amateka mabi, ni ayacu, ariko ntabwo bivuze ko tutakora andi meza. Muze twubake igihugu cyacu, twubake amateka meza. Ibikorwa byose Intare za Sarambwe zimaze kutugeza ni byiza, nawe ubibonye wabikunda. Muze muri benshi, mutinyuke, mube proud y'iwanyu. Ni ukuri kandi namwe nimuza muzahakunda. Ndabararikira ko mwaza tugafatanya uru rugendo rw'amahoro, kandi ni ukuri murabibona ni ahantu heza cyane. Ubwo muraza kutubwira ko mwabikunze, tuzagenda tubagezaho gahunda. Ntabwo ari ugucika intege, ntabwo tuzasubira inyuma. Amahoro twahawe tugomba kuyabyaza umusaruro, tukabyereka n'abatarabishakaga ko bigerwaho, ko tutabona amahoro. Abashaka ko duhora twitwa impunzi, turambiwe kuba impunzi, twarabirambiwe. Ubu ngubu aho twahungiye badufashe neza, turabashimira. Ariko ubu ngubu tugomba kubaka igihugu cyacu kikaba cyiza. Nimuze muri benshi rero, abantu bagamije nyine kutaduha amahoro, tubereke ko amahoro ahari kandi ko nta bwoba dufite, kandi ko tugamije nyine kubaka amahoro iwacu. Nta n'undi uzayatwubakira, tugomba guhaguruka tugatinyuka. Hari umuntu numvisha avuze ngo uwanga amahoro nawe ntakayagira. Abazakenera kutubuza amahoro nabo ntayo bazagira. Uko bizagenda kose tuzabana kandi tuzakura, tuzavamo abamama beza, abapapa beza. Abazadukomokaho bazishimira ko bafite inkomoko yo muri Congo, kuko nyine bazasanga twarageze ku bintu byiza n'ibintu byumvikana. Sinumva impamvu rero yatuma tudatinyuka ngo tuzi iwacu. Hari ikintu njye
kijya kimbabaza cyane cyane cyane, nongere mbisubiremo ngo cyane, iyo ndi kubona umwana nzi ufite ababyeyi bakomoka nk'aho abanjye bakomoka, ariko ukumva nyine ntibakeneye ko bamenya ko bafite inkomoko muri Congo. No, turi abakongomani, turi abakongomani, turambiwe kuba impunzi. Ntimukajye muterwa ipfunwe no kumva muri abakongomani, ngo kuko hari abo ngerageza kuganira nabo bakambwira ko impamvu nyine ngo muri Congo ngo haba umutekano mukeya, ubwo rero ngo guhura n'umuntu ukamubwira ngo kuri umukongomani ngo ahita abona ko ngo akubona mu shusho y'uko nyine ngo ukomoka ahantu habi. Ni haba ariko ni iwacu, kandi nubigiramo uruhare nanjye nkabigiramo uruhare, uko bizagenda kose tuzakora fondasiyo ikomeye. Kandi iyo abantu bakoze fondasiyo nziza, n'inzu nyine izamuka ari nziza, harimo ibyumba byiza, tuzateramo amarangi meza. Murabona nyine ni ahantu heza, namwe muhabonye. Nidushyira hamwe rero, Kongo yacu izongera ibe nziza, kandi izaba Kongo twifuza, izaba Kongo umuntu uri mu mahanga azifuza, izaba Kongo n'abatifuza ko Kongo iba nziza nabo bazageraho bifuze ko ibi bintu mbabwira muzabibona bitari na kera. N'abatifuza ko muri Kongo haba amahoro nabo mu minsi mikeya ishoboka ituzuye n'ikiganza, nabo bazaba bifuza kuza muri Kongo, kuba nyine bazaba bari gukunda ibintu ukuntu bimeze neza, iterambere ryiza. Sinzi niba muzi abantu bacaga hariya mu ibambiro ukuntu habaga hameze, ariko ubu ngubu umuntu yajyaga kunyura mu bambiro yewe ngo ni umututsi nk'uko babivuga, ukagenda witwikiye bagushyizeho amakara, ukagera i Goma hari n'abagwaga mu nzira. Ariko ubu ngubu tuhaca twemye, ndi umuhamya wo kubihamya, tuhaca twemye tugakaraba, nta nubwo bemera ko dutambukana umwanda, ahubwo turahagera tukava kuri moto tugakaraba, tugasuhuza abo tuhasanze, haba imfura cyane. Ahantu hose ubu ngubu ni amahoro, nta kibazo. Nshuti zanjye, reka mbabwire ngo nimuze twubake iwacu, nta wundi muntu uzatwubakira. Reka urugendo rw'uyu munsi turusoreze aha ngaha, mbabwira ngo buri muntu wese nagire ishyari, agire nyine ikintu ashyira imbaraga ze, aho kugira ngo tujye twirirwa dukina biyare. Mujye muza tujye inama y'uburyo igihugu cyacu cyakongera kikagira amahoro, tukaza tukiga, abana bacu nyine bakaziga igifaransa, kuko turi abakongomani, ntabwo twifuza nyine gutira igihugu cyangwa ururimi, turi abakongomani. Reka dushyire imbaraga zacu hamwe, ibintu bizagenda neza nk'uko tubishaka, kuko dufite Imana, dufite n'Imana kandi ikunda abakongomani. Njye narabibonye, Imana ikunda abakongomani, yego n'abandi irabakunda, ariko njye naje nsanga Imana ikunda abakongomani. Kuba tukiriho, dufite abanzi benshi batwanga, ariko kuba tukiriho si uko badukunze, si n'impuhwe batugiriye, ahubwo ni uko Imana yaduhagazeho. Byumvikane ko rero n'ubundi dufiteho umugambi mwiza wo gukomeza kuba mu gihugu cyacu. Gute none tutaza kubaka igihugu cyacu? Aha ni ahanjye nawe, inshuti zanjye, mugaruke iwacu, tuve mu buzima bwo kubaho nk'impunzi. Ndabizi gutegereza ukwezi, my dear, biravuna cyane, ariko aha ngaha iwacu nyine turahinga, tukeza, tugasarura, tugakora ibigega, buri kimwe cyose tukibonera ku gihe. Amata tutavuye kugura, ntabwo dukamisha ku kwezi, ahubwo tubanjura buri munsi. Reka mbabwire ngo mwese mukomeze muze, kandi reka dusoreze aha ngaha tunabashimira urukundo mukomeje kutugaragariza nka Masisi Tourisme. Ni ukuri bivuye ku ndiba z'umutima, turabashimiye cyane, mutugaragariza ko mudukunda, kandi mukomeze mudukunde, natwe turahari ku bwanyu ngo dukomeze tubagezeho ibyiza nk'ibi ngibi by'iwacu. Ni ukuri nyine ndumva mfite byinshi byo kuvuga, ariko reka nsoreze aha ngaha, tuzakomeza n'ejo n'ubutaha tuzakomeza. Murakoze.
bakagira imana, mukomeze nyine twese tunasengere intare za Sarambwe zikomeze kugira ubuzima buzima buzira umuze. Imana ijye ikomeza ibe mu ruhande rwabo, bakomeze badufashe kutubungabungira umutekano, maze natwe tugaruke twubake igihugu cyacu. Murakoze, murakarama.